amafaranga iyo arimo acuruzwa, ibicuruzwa birimo bigenda, hariho ubutwererane, hariho guhahirana, abantu badashonje, ibyo bintu bituma ubukungu bw'igihugu buzamuka, kuko n'imisoro y'igihugu irazamuka. Ibyo bintu byose bituma ubuzima bw'igihugu buzamuka. Sinumva rero nimba ubuzima bw'igihugu buzazamurwa n'umuntu wagiye muri passion utagishoboye gukora akazi. Mu gihe ushoboye gukora akazi none ahangaha nta kintu na kimwe harimo yicira indakuru, yicira isazi kurwara, yicira inda kurwara, murabizi kwica inda, gufata n'ibindi. Ibyo nta n'umuntu byanze rwose. Ariko amafaranga, umushahara w'umukozi uzaba ntavogerwa ryari? Ni kuki ibyo bintu bigiye rusange uko tuzagenda tubona uburyo bwo kubivugaho muri rusange. Ariko reka twitangirire ku mahano mu by'ukuri yabayeho muri kino gihugu, ibintu bitari bimenyerewe cyane muri rusange, aho umusirikare w'u Rwanda, ingabo twari twizeye cyane muri rusange, umusirikare ukomoka Nyamasheke yaje kurasa abasivile 5 abahoye Kamanyinya. Yarasinze, yaramwe yarasinda, hamwe ajya mu kabari ntiyishyura, arakomeza ajya mu kandi, baraserera, aravuga ati rero ubwo ngiye sinaserera n'abasivile muzace n'ahandi. Anga guserera n'abasivile aho kugira ngo yumve ko ameze neza yitahira ryame, ahubwo yatanu cyo gufungwa burundu, aho bwamushinjaga ibyaha bikomeye bigera muri 3 cyangwa 4, aho byamushinjaga ko yakoresheje intwaro za gisirikare akarasa kandi adabifitiye uburenganzira, atahawe uburenganzira n'umukuru, ubwo ndavuga direct supervisor wiwe wamuha uburenganzira bwo kuba yarasa, ndetse umwana. Reka dutegereze nimba Jack koko tuzi azahinduka, cyangwa se ari nka bya bindi by'ingona mu mazi, aho n'ubundi na mbere hose yavuze. Bakunzi ba DTR TV Rwanda, twongeye kubasuhuza aho muherereye mu mpande zitandukanye z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ndetse no mu mujyi wa Kigali, abari hanze ya Kigali, abari hanze y'igihugu, mwese turabasuhuje. Ndavuga abariza mu Burundi, Tanzania, Uganda, Congo, RDC ndetse na Kenya, ndetse n'abari bose muri Afrika, Iburayi, Amerika na Asia, mwese tubanje kubasuhuza. Nizere ko muri mumeze neza, ariko nimba bitanameze neza muhumure rwose, ibintu bizagenda neza muri rusange, nta kintu na kimwe Imana muzayiburana, ibintu byose bibaho kubw'ubushake bw'Imana. Nta kintu na kimwe dushobora kubaho mu by'ukuri kitarimo ubushake bw'Imana. Uramutse ushonje usaba Imana kugira ngo izaguhe icyo kurya. Turi mu mpera z'umwaka, uramutse urwaye turagusabira nawe kandi ukomeze wisabire kugira ngo ibintu bigende neza. Turebe ko uno mwaka wa 2024 warangira umeze neza. Nawe ufite agahinda, wakomeretse, ufite ibindi bibazo bigiye bitandukanye, humura, Imana iragukunda kandi iragushaka mubaye muri rusange. Cyangwa se y'icyumweru yabayeho, naho umukuru wa RSSB Rugemashuro Regis yaje gutangaza ari kumwe na Minisitiri w'Umurimo iyongezwa ridasanzwe ku bakozi ba leta ndetse n'abandi bakozi muri rusange leta batanga imisanzu ya RSSB mu kigo kizwi nka Passion. Mu by'ukuri yatangaje ko Passion igiye kwiyongera ikava kuri 6 yatangwaga ikagera kuri 12, ndetse mu mwaka wa 2030 ikazagera kuri 20% byose muri rusange. Icyo ni ikintu cyateje saga ikomeye cyane mu by'ukuri, kandi koko binumvikana, aho abantu bamwe bavugaga ngo ni gute bongera amafaranga ya Passion, aho kugira ngo bongere amafaranga ahembwa umukozi akiriyanga, aho kugira ngo hongerwe umushahara fatizo w'abakozi ukiriyanga, aho kugira ngo hazamurwe ubushobozi bw'abantu
hazamurwa ubushobozi bw'urubyiruko, hazamurwa ubushobozi bw'umukozi, akore yiteganyiriza, ariko byibuza yakoze yabonye amafaranga, ahubwo n'utwo yari afite n'utwo yahembwaga bakaba bagiye kudukatamo. Bakavuga ati se ibyo ngibyo ni bese ni impuhwe leta igiriye umukozi z'amasaziro. Ese koko nimba imyaka yariyongereye yo kubaho mu Rwanda nk'uko bivugwa, ikaba yaravuye ku myaka iri munsi ya 50, tukaba tugeze kuri 69 imyaka yo kubaho, kandi pasi ikaba ari imyaka 65, 60. Ese mu by'ukuri iyo pasiyo izamarira icyo umuntu nimba ayo mafaranga bagiye kumukata ari menshi mu by'ukuri, kandi icyo gihe azaba ashaje, bakagombye kuyamuha ubu ngubu afite imbaraga, agomba gukorera abana biwe, bakiga amashuri meza, bakabaho neza, akiteza imbere, akagishinga bizinesi, akagira gute, bakunguka, u Rwanda rukabona amafaranga menshi cyane anyuze mu misoro. None ahubwo ayo mafaranga akazajya ajya mu kigo cya pasiyo, ngo azahabwa umuntu uzaba wagejeje imyaka 60, 65 muri icyo gihe. Ese ni ngombwa ko abantu baribazaga ngo ese koko birakwiye ko abantu bateganyirizwa pasiyo aho kugira ngo bateganyirizwe cyangwa se bahabwe imbaraga zo gukora kugira ngo ahubwo bazagire amasaziro meza? Amasaziro meza ashingiye kuzahembwa amafaranga y'umuntu, guhemba amafaranga umuntu udakora, cyangwa yakagombye ahubwo kuko ayo mafaranga yakagombye guhabwa ubushobozi wa muntu ugifite imbaraga zo gukora, agayakoresha, akunguka, akagira ikintu ageraho. Aho rero niho ubona ko mu by'ukuri byateje isaga ikomeye cyane, byajwe no kubazwa na Minisitiri w'Intebe aho yari ari mu kiganiro n'itangazamakuru yari yatumije ku byerekeranye n'imigendekere ya NST1 ndetse na NST2. Ariko mbere yuko wenda njya ku byo Dr. Edouard Ngirente Premier Ministre yatangaje, mu by'ukuri mwebwe sinzi ukuntu mwabyakiriye mu by'ukuri izamurwa rya pasiyo, cyane ko nk'uko babisobanura bavuga ko iyo pasiyo ihabwa byibuza abantu 9%. Abanyarwanda 9% niyo bashobora kwaksesinga iyo pasiyo, ariko abo ngabo nabo kugira ngo bazageze iyo myaka biragoye, kuko niba umukozi ashobora gutangira gukora akazi afite imyaka 20-24, azagira imyaka 60, amaze 60-65, ari hafi mu myaka 40 akora. Ayo mafaranga yose aba yabitse, bayamubikiye. Aba mafaranga yose RSSB nk'uko bitangaza iyatanga mu ishoramari rigiye ritandukanye, harimo kubaka amazu agiye atandukanye. Mbere babanje kuvuga ngo n'amazu y'abantu batishoboye baciriritse, amazu bashobora kubona, ariko bigaragara ko ayo mazu mu by'ukuri adaciriritse. Ubwo twavuga nka za Vision City, gushyira amafaranga muri za BK, za Equity, za MTN n'ahandi henshi cyane RSSB ishora amafaranga. Mu by'ukuri rero ayo mafaranga ahubwo bakavuga ngo nimba yashora akaba yunguka, ahubwo bayashyize mu rubyiruko, none hagarwirwa rutaka ko nta kazi rugira, none hangaharirwa akazi kuvuga ko akazi mu Rwanda ari gakeya. Bakreatinze akazi bagashoramo amafaranga, bantu bagakora, aho kugira ngo bazigamire abantu bazabona amafaranga mu myaka 40 izarenga, batazi neza nimba bazaba bakinariho. Biragoye ko wavuga ngo wenda bashobora kuzaba bakiriho bitewe n'imyaka wenda, kubera ko kubaho kw'abanyarwanda kwariyongereye cyane, ariko burya abantu tubara ibyo dufite, sibyo ibyo tubona. Sinzi rero uko abantu ukuntu bateganyiriza hazaza, aho ubu ngubu ntahahari. Niho abantu rero bamwe bahera bavuga ngo byibuza byakagombye kwa RSSB ahubwo ititaye kuvuga ngo mu Burundi bigenda gutya byariyongereye, muri Kenya bimeze gutya, muri Tanzania bimeze gutya, Uganda bimeze gutya, Ethiopia bimeze gutya, ngo nabo batanga umusanzu uri hejuru ya 20 muri 2018. Oya, abo ibyo bihugu ntitwakagombye kwigereranya nabo, kuko ubukungu bwabo nabo ntibumeze nk'ubwacu.
ntitwakagombye kwigereranya n'ibyo bihugu kubera imisanzu bitanga, kuko imibereho yabo n'umushahara fatizo n'umushahara mbumbe umukozi acyura n'umushahara ntabwo bimeze kimwe. Ubuhinzi bwabo ntibumeze kimwe. Hano ibintu byaruriye, hano ifaranga ry'u Rwanda ryarazamutse, ryataye agaciro nk'uko babivuga ku kigero cya 18%, mu gihe ahandi birimo bigomeza ahubwo ibipimo bigenda bizamuka. Ngo ni gute dushaka kwigereranya n'ibi bihugu byo hanze nyamara twebwe tudafite imibereho imwe nabo? None ahangaha biratangaje ko umukozi uhembwa ugifite umushahara mbumbe w'ibihumbi 500 agiye kuzajya acyura amafaranga atarengeje 240. Ubu ngubu umukozi ntabwo yakagombye kureberwa kuri ayo mafaranga ya pasi yo gusaba mukata. Bakagombye kureba ngo umukozi wa leta wese cyangwa se n'undi mukozi wese uri mu byo twita informal institution mu by'ukuri akatwa mituweli buri kwezi, akatwa amafaranga ya maternite, akatwa teperi. Ku mukozi wese uhembwa amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 200 akatwa 30% by'amafaranga. Ibyo bintu byose aba umukozi bigenda bikatwamo n'ibindi bigenda bikatwa muri rusange, ukabona ko umukozi asigara nta kintu mu by'ukuri kigaragara afite. None bagiye gushyiraho na 20% bya passion, 12% bya passion. Bivuze ngo umukozi azajya atanga byibuza 10. Urasanga umukozi byibuza muri icyo gihe 2030 byibuza bizagera umukozi atanga byibuza hagati ya 40 na 50% by'umushahara wiwe. Ese koko iki cyaba ari cyo gihe cyiza? Wenda ni kuneza koko kubera ko wa mugani nimba warakoze warajya mu zabukuru ukabaho nabi, ukabaho ubuzima utakagombye kubaho kandi warakoreye igihugu, ibyo birumvikana rwose pe kuzamuka. Ariko byibuza nimba koko bashaka ko ubwo buzima bubaho no kwikubita umukanda nk'uko minisitiri w'intebe yabitangaje, numva ibyiza ari uko ahubwo abantu batakwizirika umukanda kugira ngo bategurire ahantu mu myaka 60 uzaba ugezemo, ahubwo abantu bakwizirika umukanda abarimo bategura ibyo bintu uburyo bazabaho. Uburyo bazabaho rero ntabwo ari uguhunika mu bigega hariya, ahubwo ni ukwigira. Amafaranga yarimo baturage yarimo asirikira, amafaranga yarimo acuruzwa, ibicuruzwa birimo bigenda, hariho ubutwererane, hariho guhahirana, abantu badashonje. Ibyo bintu bituma ubukungu bw'igihugu buzamuka kuko n'imisoro y'igihugu irazamuka. Ibyo bintu byose bituma ubuzima bw'igihugu buzamuka. Sinumva rero nimba ubuzima bw'igihugu buzazamurwa n'umuntu wagiye muri passion utagishoboye gukora akazi. Mu gihe ushoboye gukora akazi none ahangaha nta kintu na kimwe harimo yicira indakuru, yicira isazi kurwara, yicira inda kurwara. Murabizi kwica inda gufata aho ngaho rero numva icy'ingenzi mu by'ukuri ari uko abantu impuhwe zihari zimeze gutyo zitakagombye kuba zihari, ahubwo bakagombye gutegura mu by'ukuri ibintu bifatika abantu bashobora kuba bakoreramo kandi ibintu bikagenda neza, tugategura ejo hazaza heza cyane mu by'ukuri ariko bishingiye ku mafaranga. Hari ikintu RSSB yavuze cyiza cyo kuba yashyira amafaranga mu mishinga igiye itandukanye iciriritse n'ikomeye. Wenda bakaguha amafaranga runaka, bakaguha umuntu niba uri managing director, wenda reka mvuge nka Innocent, wenda mfite company, iyo company bakama amafaranga, noneho amafaranga kubera ko babona ko ibyo bintu nabishobora twiza umushinga, bakamubita amafaranga, noneho bakampa CEO wenda uzafatanya nanjye kugira ngo ducunge ya mafaranga twahawe. Uyu mushinga ni sawa pe. Ibyo bintu bishobora kuba byafatisha urubyiruko byose byakagombye kuzamo cyane rwose. Ariko mu by'ukuri kubona abantu batanga amafaranga ya passion nk'uko bivugwa ko RSSB yunguka hafi miliyari 400 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cy'umwaka, nyamara abakozi bakagomeza kubaho nabi, sinkeka ko ibyo bintu byakagombye kuba bimeze gutyo. Kandi mutekereze ko iyo ni passion, ni ikigega cya passion gusa cy'ubwiteganyirize bw'izabukuru gusa. Uhite wibaza amafaranga ari muri za mituweli
Niba ngiye winosa mpembwa amafaranga miliyoni, ntanga 1%, hafi ibihumbi 10 birenga, sibyo? Ayo mafaranga ndayatanga buri kwezi, araruta n'umusanzu by'umuntu ukoresha mituweli, kandi nge mituweli ntayitanga. Uwo muntu aratanga amafaranga ya rama n'ibindi, ibyo nta n'umuntu byanze rwose. Ariko amafaranga, umushahara w'umukozi uzaba ntavogerwa ryari? Ni kuki ibyo bintu bigiye kubaho hategerwa abantu ngo bakorerwe sondage barebe ibintu bifatika kugira ngo ibintu bizagere ahantu bizaba bimeze neza? Mu by'ukuri bayobozi muradutekerereza, ariko nanone murebe ubuzima mu Rwanda burimo buragorana cyane. Reka twoye kuguteganyiriza rero ahazaza cyane mu zabukuru gusa ngo twirengagize aho ngubu turi, kuko aho ngubu niho hategura hazaza. Ntabwo hazaza hashobora kuzaboneka mu gihe aho hadahari. Nibyo imihanda irubakwa, amazu manini arazamuka, n'ibiki birazamuka, ubuherewe y'Abanyarwanda irazamuka rwose, nta n'umuntu n'umwe utabibona. Ariko namwe murabizi ikibazo gihari, kirahari, kirazwi, nta muntu n'umwe utakizi ikibazo gihari. Reka rero ejo umwana wanjye nananirwa kujya kwiga, sinzi ikintu bizaba bimaze. Ejo umwana inzara nimwica, sinzi ikintu ayo mafaranga ari mu kigega kinazamarira, sinzi kinazamumarira. Cyane ko ngo nimba afite nk'umwana mfite umwana wenda ndi muri 20, igihe kizagera cyo kugira mu zabukuru n'umwana wanjye atagifite ubushobozi bwo kugira gute bwo kuba yafata n'amafaranga yanjye ya pasiyo. Tumva rero ikiza babyeyi bacu batureberera igihugu muri rusange, numva ibyiza nanone murebe ibyo ngibyo bibeho, ariko murebe n'uburyo umushahara uzamuka mu by'ukuri w'umukozi, kugira ngo umukozi byibuza abeho neza muri ubu ngubu, azanabeho neza ahazaza. Kuko ngewe sinzi urugero nyakubahwa Regis yatanze, ariko simbizi nimba mwebwe muzi ko bihabo, ariko nta muntu ushobora kuba wahembwa miliyoni ngo agire transport mu mushahara we. Muri kontra haba harimo 900 bya transport na basic salary, n'umushahara fatizo y'ibihumbi 100. Basimpazi giye, ariko wenda nimba hahari tuzagenda tubimenya uko bimeze. Ntabwo nabiburanaho cyane kuko umuyobozi buri aba yagiye gutanga urugero yabitekerejeho cyane. Gusa ngewe aho nzi hafi ya hose ntabwo aho hantu nari mpazi muri rusange. Rero mu by'ukuri ikindi kigaragara nuko byibuza tugomba kubona ubuzima abantu, amafaranga, igihe cy'amafaranga, ibicuruzwa bihenduka, abantu babone, barye, bagire gute. Burya ubukire bwa mbere, njya nkunda kubivuga inshuro nyinshi, ubukire bwa mbere iyo umuntu yakize nuko byibuza ashobora kuba yakwihaza mu biribwa. Cyo kintu cya mbere, atagitaka inzara. Uwo muntu cyangwa se niyo yavuga ngo ureke kuvuga ngo gutaka inzara, kuko wenda nta muntu wabona byose yifuza, ariko byibuze icyo yifuza kurya ashobora kuba cyakibona, cyangwa se byibanze mu kurya buri munyarwanda wese ashobora kuba yabibona. Ikindi cya kabiri, umuntu ashobora kuba yabona depression, yakwidepressa bigakunda. Ibyo ngibyo rwose ni ibintu bishobora kuba bigaragaza koko ko ubukungu bw'igihugu bushobora kuzamuka muri rusange. Yego, numva rero imishinga iteza imbere abantu kugira ngo amafaranga azamuke, ibintu bizamuke, imisoro izamuke, numva ariho hakagombye kuraswa neza kugira ngo ubukungu bw'umuturage nabwo buzamukane n'ubw'igihugu muri rusange. Nkuko ni nyakubahwa ari impamvu nagize impungenge, nuko nyakubahwa PM mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko izamurwa ry'umushahara mu by'ukuri umushahara fatizo bigoranye, kuko ngo bifata ubuzima bw'igihugu, bufata ubuzima bw'umugore n'umugabo, bifata ubuzima bw'abana, bufata ubuzima bw'imiryango igiye itandukanye, ko bigoranye ko rwose uyu mushahara fatizo wazamuka cyane, ko ngo aho kugira ngo igihugu kigwe mu manga baba baretseho gatoya. Ariko namwe nimwibaze nimba RSSB yasamuye pasiyo kubera ko yabonye ko ibyari biriho amafaranga twishyuraga yarari muri 1972, kandi n'umushahara fatizo kaba ariko wari umeze nk'uko umunyamakuru Scovia Mutesi yabibajije, ndetse n'umunyamakuru wa RPA yabibajije Peter Kagabo.
Jean Pierre Kagabo nako nk'uko bagiye babibaza nkeka ko bigaragara neza ko uwo mushahara fatizo nawo no muri 72. Icyo gihe ifaranga uko ryari rimeze siko rimeze ubu, ibintu uko byaguraga icyo gihe siko bimeze ubu ngubu. Umuntu arahembwa 300 ubu ngubu 400 ntagira ikintu bimumarira. Icyo kintu mukiteho murebe nabwo nimba ubuzima nabwo bushobora kuzamuka rwose, nkuko harimo ubuzima bwagiye hamwe mwagiye mwongera umushahara runaka n'ahandi mu mushahara fatizo ushobore kuba wazamuka. Ibyo biganiro rero murimo rwose twizere ko bizaba biri productive, ku buryo abakozi tuzabona abakozi bishimye, abakozi batanga ibyo bakagombye gutanga neza, bafite imbaraga, bafite courage, bitanga batizigamye nkuko indirimbo y'igihugu ibivuga, bitange batizigama mu by'ukuri. Ariko burya nanone abanyarwanda rusange uko tuzagenda tubona uburyo bwo kubivugaho muri rusange. Ariko reka twitangirire ku mahano mu by'ukuri yabayeho muri kino gihugu, ibintu bitari bimenyerewe cyane muri rusange, aho umusirikare w'u Rwanda, ingabo twari twizeye cyane muri rusange, umusirikare ukomoka Nyamasheke yaje kurasa abasivile 5 abahoye Kamanyinya. Yarasinze, yarasinda, hamwe ajya mu kabari ntiyishyura, arakomeza ajya mu kandi baraserera, aravuga ati rero ubwo ngiye sinaserera n'abasivile muzace n'ahandi. Anga guserera n'abasivile aho kugira ngo yumve ko ameze neza yitahira ryame, ahubwo yatashye ajya kubangura, ajya gufata muri aho babika imbunda, arazifata, aza yambaye n'impuzangano ya gisirikare, araza yirara mu kabari kose, araba kubita neza cyane bose abarabarashe abasivile bagera muri 5 by'ukuri. Karagahinda gakomeye cyane i Rusizi, murabyibuka habiri ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka turimo. Rero urukiko rwa gisirikare RDF ndetse n'inzego bwite za leta zaje gushyingura abo bantu i Nyamasheke mu marira menshi cyane y'ababuza ababo ndetse n'abandi muri rusange, bagaragaza ko babangamiwe mu by'ukuri n'abantu nk'abo ngabo, ndetse badatewe ishema na gatoya n'uwo musirikare wakoze amahano, gutyo akanangiza isura nziza RDF isanzwe ifite mu baturage muri rusange. Rero mu minsi yashize niho RDF urukiko rukuru rwa gisirikare rwaje rukora Nyamasheke rwaje kukuburanisha Minani rero ruramuburanisha mu ruhame, aho mu by'ukuri yaburanye yemera ibyaha bimwe na bimwe ariko ibindi ntaze kubyemera, bigatuma rero icyo gihe niba twariko twavuga yaje kugaragara ari mu marira menshi cyane, agaragaza ko ngo abaturage bamuhohoteye, nawe bikaza kurangira abuze controle akagenda akarasaba abaturage. Ubushinjacyaha rero bwari bwamusabiye igihano cyo gufungwa burundu, aho bwamushinjaga ibyaha bikomeye bigera muri 3 cyangwa 4, aho byamushinjaga ko yakoresheje intwaro za gisirikare akarasa kandi adabifitiye uburenganzira, atahawe uburenganzira n'umukuru, ubwo ndavuga direct supervisor wiwe wamuha uburenganzira bwo kuba yarasa. Ndetse icyaha cya kabiri kikaba kivuga ko uwo musirikare yaje gutwara n'izo mbunda n'impuzangano za gisirikare muri rusange, bikavuga ko icyo cyaha rero nacyo cyo kuba fashe ibikoresho bya gisirikare akabirigisa nacyo cyabaye kimwe mu cyaha. Ikindi cyaha nicyo kwica agambiriye mu by'ukuri kwica abantu ndetse no gusahura cyangwa se kwihesha ikintu cyundi muri rusange. Nibyo byaha nyamukuru yaregwaga. Ibyo byaha rero yaregwaga, ubushinjacyaha bwamuregaga urukiko rwisumbuye rwa gisirikare Nyamasheke uyu munsi ahagana mu masaa 5 saa 6 niho rwaje kumukatira igifungo cya burundu nk'uko ubushinjacyaha bwari bwabimusabiye, bumwemeje ibyo byaha 3 twamaze kuvuga muri rusange.
urabona abaturage mu gihe yari arimo asomerwa mu by'ukuri yaragaragara arira cyane, aho abantu bamwe nanone batangiye kwibaza ngo uno musirikare ni bwoko ki urizwa urira mu by'ukuri yambaye n'impuzangano ya gisirikare. Rero yakatiwe igihano cya burundu, gufungwa burundu ndetse no kwamburwa impeta zose za gisirikare, harimo n'amapeta ya gisirikare nk'uko twavuze ko ari Gervin, ari sergent mu by'ukuri, akaba rero nawe ibyo byose yabyambuwe, akaba ari biri mu bihano byose yahawe. Ubwo rero sinzi nimba ari umuco wari mwiza cyane cyangwa se nimba twavuga ko abaturage koko nabo bagomba kwigengesera guserera cyangwa se kurwana, ariko mu by'ukuri ubona ko uno musirikare yakoze amahano ndetse agaragaza isura itari nziza ya gisirikare, kandi RDF iri mu gisirikare bikomeye hano ku isi, igisirikare bitinyitse hano ku isi ndetse byubashywe mu banyarwanda ndetse no hanze y'igihugu. Mu by'ukuri bakavuga ngo uno musirikare byari byamugendekeye gute ku buryo inzoga itarengeje amafaranga 2,000 aza kuyiciramo abantu bagera muri 5, abana bakaba imfubyi, abagore bakaba abapfakazi. Nawe ubu ngubu abana be bakaba bagiye kumubura ndetse n'umugore bakaba bagiye kumubura. Ese byaba byaratewe n'iki? Mu by'ukuri rero rwa rubanza narwo ubona ko rwababaje abantu muri rusange, bakababara cyane ariko ku buryo byari bigoreye kugira ngo kubona ibintu nk'ibyo biba. Rero ndezera ubwo mwabyumvise namwe mwagiye mubikurikira, ubwo ababuze ababo bakomeze bihangane, wenda ubutabera babonye ubutabera nubwo bitagaruye ababo, ariko mu by'ukuri uriya musirikare ubona ko byari ngombwa rwose ko afungwa pe, bikabera n'abandi akarorero, aho kugira ngo abantu bakoresha imbaraga bihanire, bakagombye kongera kugira ubumuntu no gutekereza cyane. Ari nayo mpamvu numva wenda nimba bitabamo mu nyigisho za gisirikare, abasirikare bazajye babigisha n'uburyo bashobora kubana n'abasivile, kuko abasivile sometimes nabo bagira agasomborotso muri rusange, ariko iyo byibuza ziriya nzego ziba zikomeye ari polisi ari n'urwego rwa gisirikare, bagombye kwigishwa psychologically ukuntu bashobora kubana n'abaturage b'abasivile cyane, kuko baba bafite bo itegeko riba mu biganza byabo, baba mu mbunda, ubwo wibeshye gatoya barakurasa, ariko ubushobozi bw'umuturage bwo uboneka mu magambo no kwiyenza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndizera rero ko ibyo bintu igisirikare cyo mu Rwanda bazajya bakomeza kubyigisha kugira ngo batazajya bakomeza kubona cyangwa se gucisha amazi indangagaciro za gisirikare. Yego. Ikindi uyu munsi rero dukomeje, hashize iminsi cyane umukobwa bita Jackie, muramuzi ku mbuga nkoranyambaga, nawe yarigize akara akajya he, ubona ko akora ibintu bidafututse, baherutse kumuterera ivi, arishima cyane arasamara, ariko ibintu yatangaje nyuma yaho yatumye itangazamakuru kuvuga amanjwe n'amateshwa mu by'ukuri wabonaga ko ari ibintu bisebetse cyane, aho yandagaje uwo mugabo amubwira ko adashoboye ikintu na kimwe cyo mu buriri, ari umukene, ari ibiki, ukabona ko byari ibintu biteye inkeke cyane. Ari naho rero RIB yaje guhera iramufata iramufunga, ariko ubu tuvugana akaba yafunguwe, ndetse Jackie akaba yitangarije ko byibuza yize, yabonye isomo kandi agiye kongera kuba umunyarwanda mwiza. Ari naho yahereye ashimira RIB ko byibuza bamubereye ababyeyi, bakaba bamurekuye, kandi nawe yakabizeza ko azababera umwana. Reka dutegereze nimba Jackie koko tuzi azahinduka, cyangwa se ari nka bya bindi by'ingona mu mazi, aho n'ubundi na mbere hose yari yavuze ko yihariye, yabaye yarokotse, ariko akongera agasubira muri ibyo bintu by'ubushenzi, byo kwandagaza abantu, by'ibikorwa by'urukozasoni muri rusange. Reka tubitegereze turebe uko bimeze muri rusange. Ingingo rero y'umunsi